abana remo niba batanyura ko nuko umugozi bahanyura ahubwo nyishura nigenda none se man kubona kira gitipe cyatinze wakwirasukuzanye iyo mizigo wangu hari ibintu noneho reka nsimbuke nza n'ibikoresho man yatumye nisanga muri uyu mugwa akora cyane ndebe ko nava mu cyaro nkimuka $1,000,000 bu niyo projet ndimo nkora sindi nka Rudoviko wisanze mu bishuko yambika umupingo kati mu gifungo dore ngo muri gereza ndabona arimo gusaza nta kizere cy'ahazaza si imizigo ngiye bizarangira nka Rudoviko kabisa ninkadafatwa ariko nkeneye umwayiti wo gukorera projet kabisa ubundi akazi kagatangira si ubundi buramuremye ntiyabikorara reka mushake noneho ndebe ko ari cyo byatanga ndenge shwa mugabo nari nkubwiye ko ndi bugarukira harahaga ndanyura niba batanyura ko nuko umugozi bahanyura ahubwo nyishura nigende agenda gwanga ni madana ne drama dana 5 They wide. Dial *904 *airtime amount # to buy airtime directly from your bank. Thank you. They wide. Yeah. Umvose yoji none se man kubona kira gitipe cyatinze wakwirasuka buzanye iyo mizigo wawe noneho reka nsimbuke nza n'ibikoresho man none se kadumuremye ari bose hari sindi kamera yagiye kuza yavuze ngo zasindi zabaye nke. Okay, go and see who is knocking on my door. Yes sir, boss. Ekosha boss ayo kona ufite akarinda arahaye kimenyera.
Your account is too low for this call. Dial *90. Man, kiriya cyazo ukuntu cyamvuyeho man. Gateye n'akavumo kabi dufite man. Ubwo saka kavumo man we wakazanamo icyana cyo mu mpangu man. Aravuga ngo umutinda rotage. Reba kavumo urimo reba ibyana uba wipasa byo kwa meya man. Meya yaririmbye Yesu. Ababitera amadasesi abakozi babo man. Kuva muri ayo uracyari bazanga huko. Telefone yanjye se kandi gisize ba muhungu se no waba yinyibyera ba muhungu arayinjije namye nje kumusha namubona se ewe babo we yayitsindiye byarangiye Salama ma, agafone mama cyayibuse. So, abana ari mu So boss biki gihugu ngiye uri kubona ari igihe uri kugura wa 15 nigende. fata 1150. Nero umuzigo wanjye nigende. Akira wa. Ushaka kunterura? Uko kwa meya man. Ujyana nakunaga man banana ariye man. Bahwari. Uri kwiyumva se man zarubyukanye. Urimo neza man. Undi se ndabamo neza kangahe man. Mwiriwe boss. Meze gute? Ni sawa. So anyway, kunguyeho nka gucya niki kikugenza amasaha. Muremye yampaye akazi ko ku muhanda ngo mbe matega kamera enje kumureba ngo arebe nimba zikora. Yeah, I understand. Please sit down. Wari mu biti ko mara udashaka mwereka wa. Yitekenika bayitangukira. Bayita kugo wanse. Ibyo nibyo byabase. Shaka mwereka ibyanya byose. Ubu se wakorasha Kandi ngukubita ntore cyangwa imbabazi. gerageza wakana. Nizere ko ibyo wakoze wabikoze neza kuko nafite umwanya wo kongera kubisubiramo sibyo? Boss, naziteze buri nguni yose. Bomba gukora neza. Yewe nakoresheje na za forume zo muri physique ndetse no muri math. Ubu ngubu ibintu ni wane. Ndakeka amashusho yo ku muhanda azajya afatwa neza. So ntujye uzana ibintu by'ibikabyo cyane. Business is a business. You have to be serious. No more jokes. And I make my own rules. Oh shit! So noneho ndumva ushaka wagenda se yakwishuye. Ibintu byose yabikoze. Jense nimbura amagahimbaza musa. You want money for nothing. Genda uzagaruka uje gushyiraho n'izo zindi yagiye kuzana. Sawa boss, murakoze. No. Uvuga byane bikomeye. Asubaka nabwo kumubitira ko cyane. Muri namwe ngukubita. Ngo ninde utangiye kurira? He fucked up.